turabasuhuje kandi tubahaye ikaze abakurikiye Wazo Speed. Akaba ari umwanya tugiye kubagezaho ikiganiro nk'uko mumenyereye kigendanye n'umurimo. Rero uyu munsi nago turi twenyine, ahubwo dufite umutumirwa wacu ni umusore ukiri mutoya witeje imbere, ari bubibwire ndetse tunakomeze tuganira byinshi bitandukanye. Murakoze cyane, mbanje gushimira Wazo Speed kuba mwadutekejeho mukadutumira. Nkuko babivuze nitwa Gentil, ndi umusore witeje imbere, nubwo urugendo rukiyurerure ariko uko biri hari aho bigeze. Uyu munsi rero nkaba naje kugira ngo tuganire kuri Wazo Speed. Murakoze. Murakoze cyane Mr Gentil, ubashije kwivuga wibwira dukurikiye, ariko umuntu yumvishe Gentil yakumva muntu ki watwibwira birambuye? Murakoze cyane, ndi umusore muto w'urubyiruko wikorera, nkaba narize amashuri ya kaminuza, maze imyaka 2 ndangije. Nkaba narize ibintu byitwa finance. Nize finance muri East African University iri hano Nyagatare, mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare, naho nkorera. Nkaba nkora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, harimo kubyo bita kudekarara, ngira ngo ujye ubyumva, cyangwa kumenyekanisha imisoro, nkafotora amakwe, nkakora ibindi bintu bigiye bitandukanye. Murakoze cyane Mr Gentil, utubwiye yuko ukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko wize ibintu bya finance. Aho ngaho umuntu ashobora kwibaza ati se kuba atari byo wize ukaba ubikora, wabitekereje ute, byagenze gute? Urakoze, warumbajije ngo ko nize finance nkaba nkora ibintu bijyanye no kudekara ndetse no gufotora. Rero ibintu bijyanye koko nibyo, ibyo wibaza nibyo. Nk'umuntu wize finance nakabaye nkora muri za banke cyangwa nkora ahandi hantu hajyanye n'ibyo nize. Ariko ukurikije uko isi imeze muri iyi minsi, hari ikintu cyitwa ubushomeri cyateye. Iyo ngiye nkimara kwiga nashakishije akazi, na applyinze henshi nk'umuntu wese urangije, ariko bitewe n'ikibazo cy'ubushomeri akazi karabura. Nk'urubyiruko rero mbona kwicara atari byiza, mpitamo kwihimbira ikintu. Ndatekereza nshaka ikintu nakora cyanteza imbere, ku buryo nanjye ubwanjye naho abandi akazi, mfite abantu nkoresha benshi. Ubu ntabwo nkeneye gushaka akazi, ahubwo ndakoresha. Urakoze cyane, bivuze yuko mu mwanya wo gushaka akazi ahubwo wowe waravuze uti reka nikorera akazi. Yego, icyo ni ikintu cyiza cyane. None nakubaza nti kuba ibyo wize atari byo ukora, wumva nta mwanya uvuga uti nataye niga ibi ngibi, yo mba narize ibi ngibi? ntago nakwicuza kuba narabyize, kuko kwiga bidufasha gufunguka, tukabasha gutekereza uburyo twakwiteza imbere. Rero ntago bivuze ngo kuba ukora ibintu bitajyanye n'ibyo wize ngo uba warataye igihe. Ahubwo iyo twiga byose kugira ngo tubashe kwiteza imbere, kuko niyo papasi cyane yo kwiga. Rero nanjye nk'uko mubizi nahisemo kwikorera ibyo ngibyo kuruta uko nakwirwa njya gushakisha akazi hirya no hino. Urakoze cyane Mr Gentil. Hari abantu bumva yuko ibyo bize cyangwa se niba bitabonetse batavuga bati hari ibindi twakora, hari iki, akumva yuko ibyo yize nibyo agomba gukora. Aho ngaho wabagiriye ihe nama? Murakoze, nk'uko nabibabwiye, ikintu bita ubushomeri gihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange. Rero iyo myumvire y'abo bantu bumva ko agomba gukora ibijyanye n'ibyo yize ni kimwe mu bintu biteza ubushomeri kuri iki gihe. Ukumva urugero, urabona nk'ubu bari kubaka imihanda, kandi nk'urubyiruko ndabishoboye kandi nabikora, ariko nkaba nibwira ngo kuba narize ICT kuba ari byo ntakoze, ntabwo ubwo najya gushaka akazi. Ibyo bintu bituma duhora mu bushomeri, kandi tugomba gufungura ibitekerezo, tukihangira udushya, tugakora ikintu cyose twumva dushoboye, apana kureba ngo kubyo nigiye ngo nibyo ngomba gukora, kugira ngo duce ubushomeri. Murakoze cyane. Aho ngaho mise nibaza ni se bishatse kuvuga yuko hari imirimo urubyiruko rusuzugura, akaba ariyo mpamvu itera kwiyongera ku bushomeri? Ego, murakoze. Ubushomeri ubundi kibutera muri rusange ni ibintu byinshi. Hari impamvu zituruka ku muntu, hari n'izitaguturukaho.
rero akenshi icyo kintu kiri mu mpamvu gituma ubushomeri mu rubyiruko buza kumva ko agomba gukora akazi runaka. Akenshi usanga ako kazi anifuza kadahemba cyane kurusha ubwo we yakihangira. Rero icyo nshaka kubwira urubyiruko, mbere na mbere banza utekereze ibigukikije ni gute wabibyaza umusaruro bikabasha kuguteza imbere. Nk'ubu nkanjye nagiye kubona mbona muri aka karere ka Nyagatare ibintu bijyanye na ICT, ibintu bijyanye no kudekara, abantu barajya gutonda umurongo kuri Rwanda Revenue ugasanga hashize iminsi 3 yirukanka kuri serivisi. Kandi twebwe urabizi computer zarabonetse, internet zarabonetse, ndicara ndareba nti se nta kuntu ibyo bikoresho ubwo bihari nta kuntu natekereza nkabibyaza umusaruro. Nibwo nahise mvuga nti reka abantu kugira ngo bajye kuri Rwanda Revenue nge mukorere abashe gusevinga icyo gihe cye, nanjye kandi agira icyo nsigira. Niko natekereje gushinga iyo papeteri nkadekarira abantu, nkakora n'ibindi bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Janti, icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane, kuba urubyiruko rwakarebye amahirwe ahari cyangwa se imitungo ihari, ndetse rukareba n'ikibura rugaheraho rukemura icyo kibazo rugakoramo akazi. Icyo ngicyo ni ikintu cyiza cyane, ndetse twashishikariza n'urubyiruko twumva kugira ngo urebe aho mu gace utuyemo ese harabura iki, ni iki nakora, noneho kugira ngo ahubwo uvuge ngo urajya gushaka akazi nawe babikora ube watanga akazi. Wavuze yuko watangiye gutanga akazi, ese nibyo? Yego cyane, na ubu ufite abantu nkoresha. Urumva yuko ni ikintu cyiza aho kuba ushaka uguha akazi nawe ahubwo ubu usigaye uri boss. Yego cyane, uri boss. Janti, cyane cyane urubyiruko nirwo rwugarijwe n'ubushomeri, umubare munini w'urubyiruko cyangwa umubare munini w'abashomeri uri mu rubyiruko. None nagira ngo ugire inama waha urubyiruko. Murakoze. Ngi inama naho urubyiruko, mbere yo kwirukanka abenshi bakunda ngo kujya hanze bakumva niho hari akazi, bakumva kujya mu mijyi ariho hari akazi. Ariko iyo waguye ubwonko ukabasha gutekereza ikintu cyaguteza imbere, ushobora usanga cyari hafi yawe aho ngaho. Icyo nababwira, abenshi dufite za smartphone, hari amahirwe menshi yabonekera kuri izo smartphone byateza imbere abantu. Nk'ubu abatekinisiye usanga iyo telefone imenetse arirukanyira i Kigali, nyamara wicaye nk'urubyiruko wakwicara ukabitekereza kuri Google, ibintu byose birahari. Icyo nabwira urubyiruko, mukoresha amahirwe mufite azabasha kubageza naho handi. Mukora amaboko mu mifuka, niko perezida wacu akunda kutubwira. Dukora amaboko mu mifuka dushaka icyo twakwitezaho imbere, cyane cyane mu guhanga utuntu dushyashya, kuko ibiriho ni byinshi. Tugerageze guhanga ibintu bishyashya kugira ngo tubashe kubyaza amahirwe dufite tuyabyaza umusaruro. Murakoze cyane Mr. Janti kuba wafashe umwanya ukitabira ikiganiro cyacu, ndetse mboneyeho no gushimira abadukurikiye bagafata umwanya wabo. Ni ibintu by'agaciro cyane kubana namwe. Aba nabasaba kugira dukomeze tubane muri urugendo rw'iterambere, ko wakora subscribe ndetse like na comment, yaba ikibazo cyangwa se igitekerezo wakwifuza ko twazakugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ngewe nitwa Mike Speed kuri Wazo Speed. Murakoze cyane namwe kuntumira, kandi n'ubutaha tuzagaruka.